Inshuti bakozi ba Prime Health Infinity turongeye turagarutse mu biganiro bibafasha kubungabunga ubuzima. Nge ndi Damas Mico Myiza hamwe na Dr. Jean Tibana nayo. Murakoze cyane rero reka tugire gahunda ziza kuganira ku buzima. Uyu mwanya nawo tugiye kureba ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko ku bagabo. Tugiye kureba indwara yitwa prostate. Indwara mu gifaransa bavuga prostatite. Prostatite. Cyangwa mu cyongereza bikaba prostatitis. Ubwo icyo gihe byamaze kuba uburwayi. Twihuse rero ntabwo dushaka gutindira abantu. Prostate ni iki? Mu magambo make prostate ni iki? Niturangiza tumenye ibimenyetso byayo, ingaruka ku murwayi wa prostate. Ugiye urwaye prostate byakugira izihe ngaruka, ibimenyetso wagira ni ibihe, impamvu zitera ni izihe, ese yakwirindwa gute, yavurwa gute? Mugerageze rero mukurikirane mumenye uburyo natwe muri Prime Health Infinity twabafasha mu kubarinda cyangwa mu gukumira uburwayi bwa prostate no kubafasha kuyikira. Nibyo ngibyo tugiyemo rero mukurikire mube maso, dufite iminota itarenze 15. Reka twihute na Gentil. Prostate ni iki? Murakoze muganga Mico Myiza. Nkuko mwibuze prostate ni imvubura cyangwa se glande gifaransa ifasha imyanya nyibarukiro kuba yatanga ico bita maturité cyangwa se kwera kw'intangangabo kunyuze cyangwa etape finale ya maturation y'intangangabo. Ivubura ururenda bita sécrétion prostatique cyangwa se prostatic secretions rufasha intangangabo kuba zakora cyangwa zagira ubukure bwa nyuma bwazo buzifasha kuba isama ryagenda neza cyangwa se kuba byatera inda neza. Rukaba ruba hagati ruri munsi y'uruhago ndetse na rectum mu kinyarwanda twahita gutera urura runini. Rectum buriya ni agace ko kurura ariko umwanda mukuru mbere ko murwayi so imbere ko umuntu ajya kuri toilette twavuga gutyo naho kaba kari. Niyo mvubura bita prostate muri make. Bo ni twihuse gatoya wenda turaza kujya tuyivugeho gato. Ibimenyetso bya prostate muri rusange ni ibihe? Ibimenyetso bigaragaza ko prostate ushobora kuba yawe yarwaye cyangwa se yagize ikindi kibazo muri make bagize uburwayi bwayo. Ahanini cyane ni umuntu ushobora kujya kwihagarika inkari zawe ntizishire mu ruhago cyangwa kujya kwihagarika bikaba byakugora cyangwa ukaba wakumva uburibwe munsi y'uruhago cyangwa se no kwituma bikaba byakwanga bitewe n'ingano ya prostate aho igereye. Hakaba n'igihe swati biterwa n'ibyayiteye, ariko ahanini ibimenyetso muri rusange ni ibyanini bitatu: kwihagarika inkari ntizishire mu ruhago cyangwa ukaba wananirwa kwihagarika cyangwa se no kujya kwituma. Ico gihe ingano yabaye nini cyane, ico gihe ntabwo ubasha kwituma nk'uko bikwiriye neza. Tukiri mu bimenyetso byayo hari n'ibindi bimenyetso twareba gato tutakirengagiza. Tuzi neza ko abagabo bafite icyaha cya prostate kubyara biba ikibazo, gutera akabariro biba ikibazo. Sinzi wenda comment twashyiraho. Tubona ko intanga ntabwo agira intanga zifite matite cyangwa zakoze neza mu gihe secretion ya prostate itameze neza cyangwa idahagije. Sinzi wenda niba aricyo bakongeraho. Ese ikibazo kirabaza gutya ni iki gituma abagabo bafite ikibazo cya prostate kubyara bishobora kuba ikibazo? Murakoze cyane. No mu bindi bimenyetso cyane ibyo twari tuvuze hano nibyo bigaragara cyane ku muntu uwo ari we wese. Bikunze kugaragara kwikubitiro, ariko ndetse no mu buryo bwo gutera akabariro, ubushobozi bwo gutera akabariro buragabanuka. Hakaba n'abandi bigenda bitewe n'imyaka yabo bigenda burundu, ugasanga bisaba kuyivuza neza kugira ngo gutera akabariro kwiye kubasha kugaruka mu kigero nyacyo. Ikindi, prostate akamaro igira cyangwa se uruhare mu buryo bujyanye no kumuntu yabyara cyangwa se yatera mu buryo bwiza, ni ukubera ko twababwiye tugitangira ko prostate isekreta ibintu byinshi cyangwa se ivugura ibintu byinshi bifasha. Abarimo amanzi arinda intangangabo ko zakwangirika, abarimo amaproteine agaburira intangangabo, hakaba n'indi bita ngo spermine, substance bita spermine ifasha intangangabo kugira umwimerere wazo wa nyuma wo kwera cyangwa se maturité finale ya spermatozoide, kugira ngo zibe zifite qualité cyangwa se ubushobozi zo kuba bwatera inda nta kibazo kihabaye. Ico gihe rero iyo prostate yawe ifite ico kibazo kihabe maturité finale ya spermatozoide, urumva no kubyara kugira ngo intangangabo zawe
zigire ubuziranenge bwuzuye mu gutera inda biragabanuka bikaba byatuma utatera inda mu buryo bukwiye. Tugarutse inyuma gatoya, amoko y'uburwayi bwa prostate bayavuga gake inisamari twumva nayo abacu dukurikiye bakayumva. Nibyo rwose ahanini nk'uko tubivuze prostate ifite uburwayi bugera muri bune mu buryo rusange. Haco bita prostate aiguë, ni igihe wenda ugifite prostate wenda nyuma yo kurwara ama infection igihe gito, prostate yawe ico gihe niyo bakoze touche rectale barabyumva ngo iba yokera cyane, ico gibirine sensible cyangwa se niyo unahakanze uraribwa, iyo bita prostate aiguë iterwa n'ama infection iyo ngiyo. Hakaba urwaye ho yagira ibimenyetso bitandukanye n'izindi prostate. Ofoti yo hiyongeramo umuriro. Umuriro n'umubiri wose ushobora kumva umuriro. Nibyo. Mu muyoboro w'inkari nta kibazo agiramo. Nigiye ajya kunyara ryajyatwa. Hakaba indi bita prostate chronique. Prostate chronique ni igihe prostate aiguë utayivuje. Ubundi bigomba guhita kuko ibimenyetso bya biragaragara cyane n'umuriro. Ico gihe yivuje neza irashira ntabwo uja muri prostate chronique. Nuva ngo utayivuje neza cyangwa ukayivuza nabi winjira muri prostate chronique. Ije nayo iterwa n'ama infection ahanini. Indi kurikiraho ni cancer ya prostate. Nanone cancer ya prostate ahanini nayo iterwa n'iyo infection chronique ya prostate itaravuwe. Deja ku buryo ingirangingo za prostate nyazo z'umwimerere karemano zitangira gusimburwa n'izindi ngirangingo bita ngo n'amafibroblast, igatangira kujamo tunodule cyangwa se udufibrose. Ico gihe nyuma y'ikindi gihe runaka zijya fibrose kubera kuko ataba ari ingirangingo z'umwimerere za prostate, zigenda zitakaza umwimerere wa prostate, igatangira igenda iba cancerigene ikakuzanira cancer. Ibimenyetso nyamukuru bishobora kureba ko umurwayi afite prostate ni ibihe? Impuruza cyangwa warning ku buryo nibura avuga ati ubona byacitse ko bigeze kure. Yes, ico gihe ca cancer ya prostate ho iriyongera mu ngano cyane, ndetse ukaba wanakwihagarika amaraso, ico bita hématurie muri rurimi rw'Abafaransa. Ico gihe utangiye kubona amaraso kandi nta traumatisme wagize udafite infection, il faut suspecter déjà prostate. Kandi ikindi gihe nyuma y'icyo bashobora no gukora examen yo kwa muganga bakareba nani bita antigene bita prostate specific antigen. Iyo ngiye bayirebye mu maraso yawe bagasanga ubundi mu rugero nyaro ibigomba kuba hagati. Bayipima gute? Bafata amaraso bakajyana muri laboratoire bakareba iriya specific prostate specific antigen. Iyo basanze iri hejuru ya 4 ubu deje uri mu byago byo kuba wagwara cancer cyangwa wayigira. Ubundi muri kamere normale ku bantu bafite imyaka munsi ya 50 ibigomba kuba 2.5 nanograme per millilitre. Nuva ngo niyo ngano yayo mu buryo kamere, ariko bitewe n'imyaka kandi nk'umusaza ufite 4 5 hanigi yaba ifite atanafite na cancer. Ico gihe deja hématurie yuzatangira kwihagarika amaraso bikunze kugaragara ko umuntu ufite cancer ya prostate. Warangiza ukaba wanagira n'ikibazo cyo kwihagarika, ico bita diziri mbega kubera igenda ifunga ira uretre iranzira z'inkari zigenda zifungika ku buryo kwihagarika bigora. Hakaba n'igihe yagize volume iri hejuru cyangwa se ingano iri hejuru, bikaba byatuma n'umwanda mukuru utashobora kwituma kubera kubyimba no kwasika ya miyoboro y'inkari no kwihagarika. Hakaba n'indi bita hypertrophie bénigne de la prostate iterwa na multiplication désordonnée, ariko cyane ikunda kuba genetics ko kuba papa wawe yarayigize. Iyo ntabwo ari infection zitera, ntabwo ari izindi disorders. Ibasubiremo bayimenye bagira ngo bamenye ubuno bwoko bwa prostate. Yes, bayita hypertrophie bénigne de la prostate. Yes. Iyo ikaba intandaro mu muryango cyane iterwa n'umuryango, ntabwo ari ama infection. Gusa umuntu wese urengeje imyaka 40 prostate bigenda izamuka mu ngano buke, ariko nanone nubwo izamuka mu ngano hari ubwo itagomba kurengaho. Irenze iyo ngano y'ubwo rugero igomba kugenderaho izana ikibazo, itangira gukomprima cyangwa se gupressinga zino nzira z'inkari ku buryo kwihagarika ndetse bishobora byagera kwituma bikanga. Ndumva basobanukiwe. Hari iyindi prostate tujya dukunda kubona iyo bita prostatic calcification. Iyo bayivuga hirya iya cyane iterwa na infection chronique ya prostate. Nuva ngo zira calcification ziterwa n'ingirangingo
za prostate nyazo za simboli n'izindi ngingo zitari izo bita amafibroblast zarangiza zigatangira kugenda zifunga utuntu tumeze nk'utuburi two bita amafibrose n'amanodule turiya nyuma y'igihe kirekire naco bishobora gutera kanseri ya prostate nani ni turetoma kwa muganga bakora bayikura ni ihe en fait hari ico bita chirurgie iyo babona yararenze ingano bagomba kwikora chirurgie bakayikuramo buriya n'igihe bagenda bakakuramo prostate yego urashobora babukuramo prostate kabose yes ubaho ariko deja qualité ya sexualité cyangwa se uburyo ukora kurangura amabanga y'abashakanye bigiraho consequence deja kuko kubera ko prostate iri uruhare runini nayo muri acte sexuel cyangwa se mu kurangura amabanga y'abashakanye ndetse nuko maturation ya spermatozoïde cyangwa gutanga intangangabo zizuje ubuziranenge prostate igira mu ruhare ico gihe rero iyo bayikuyemo urumva akamaro kayo ntago nta rundi rugirangingo rurusimbura cyangwa se urundi yindi ngirangingo isimbura iyo ngiyo cyangwa n'imvugo urumva ntago byareka ico gihe bayikuramo cyangwa se iyo ari prostate bagwereza ama antibiotique kugira ubundi ama infection urinaire cyangwa sexuellement transmissible niyatera prostate bagwereza ama antibiotique yo mu bwoko bw'amaquinolone cyane ari ama ciprofloxacin n'indi miti yose y'ama antibiotics irwanya ama infection kugira ngo utaja muri phase ya calcification ico gihe bivuye neza birakira ukamera neza kugira prostate yawe buryo kurangura amabanga y'abashakanye bivanga bashobora bagatwatuye bakadukuramo yes deje bigeze hari igihe bisaba operation soit bakaba bayikuramo yose cyangwa bakaba bakuramo aharwaye bamusigira hantu tukira aho ngaho ko abantu benshi bagira impungenge zo kubagwa ko benshi bakunda kubaga bakagira infection ikaba yabatera kanseri usanga benshi babitinya twababwira iki turaje tubabwire we uburyo twebwe tubafasha mu buryo bwa Chinese medicine turaje tubirebe muri bwa buvuzi bwacu twihariye ariko tutarabigera twe tukireba kwa muganga twababwira iki abantu ko batinya kubagwa mu infection cyane hari urugero nk'ubwo rwa deja rwa cancer ubwo deja bagomba kubyemera kubera kuko iyo itabazwe igenda yandukira n'ahandi mu rwego rwa cancer deja hari urwego bita metastase iyo yatangiye ku metastase ibitangiye kugaba nimba ari ibitera ahandi mu ngirangingo voisins les organes voisins ico gihe rero biba biri danger il faut ko bayikuramo kuko batayikuyemo ubundi kunda gutera kanseri y'amagufa mu bundi buryo batazi muri complications za kanseri ya prostate nayo iri muri kanseri zataka amagufa cyane nuvuga ngo iyo ugize kanseri ya prostate kwataka amagufa biba biri hafi ico gihe rero kwikuramo niwe muti ariko sirugo cyane cyane amagufa y'umugongo yes ico gihe rero ubundi ugomba kubirinda kare ubundi kwanga kwirinda ibi byose kugira ngo bigere muri phase wirinda kare avec mesures hygiéniques diététiques il y a preventing ibintu byinshi umva tubivuzeho turaje tubigarukeho n'ubundi buryo tuzabavura tugarutse kuri kwirinda aho birumvikana twabivugaho gato turasa nkaho tubisharinga kwirinda urumva harimo kwisuzumisha hakiri kare birumvikana kumenya n'ubuvuzi bwacu hakiri kare akamenya gukoresha parameto muri bwa buvuzi tubaha parameto bakunda kwita selenowani pens selenium maka gakoresha tongati prostate health zeke na garlic hari n'ibindi byongeramo mu buvuzi bw'abashinwa dukunda gukoresha cyane akamenya za shitozane akamenya za rufarufa mbese ibi tuvuze nibifasha mu mikorere myiza ya prostate mu gukuramo za infection mu kubungabunga ubuzima bwayo kuko turi mu buryo bwo kwirinda no kuyivuza hakiri kare akamenya gukoresha salade y'inyanya igitunguru gitukura karoti tungurusumu n'inzuzi agashyiraho erayo tuzajya tubabwira uburyo bitegura neza niyo mpamvu bivuga bikomozaho gakeya ikindi mu buto umuneke na watermelon buriya ni byiza cyane ku burwayi bwa prostate icyayi cya tangawize cyangwa romari ugashyiramo n'indimu ukongeramo n'ubuki iki nacyo kizagufasha cyane twihuse rero ibi wenda reka tuba tubivaho gatoya tugana bazajya babibona naho bari babibona ibi binafasha no mu bisemburo no mu bikorwa ry'amasohoro za jinko zizibura imitsi ni byinshi za ginseng cyangwa mukuru ibi byose tuzajya tubibagezaho none tugarutse gato twari tumaze kureba uburyo bwo kwirinda prostate abagabo iyo turebye dusanga n'ama-infection akunda kubitera aho twabiganiraho mu kandi kanya tuvuga ati se bari abagabo
benshi kuki abagabo bakunda gukora ingendo cyangwa kutaba hafi y'abagore babo kuki barwara prostate hari kimwe bahuriraho cy'uko umugabo yadatera akabariro ku buryo buhagije bikunda gutuma arwara prostate kuko bagaragaza ko inshuro 21 mu kwezi umugabo abazisabwa umugabo ukuze dogita imyaka myiza gutera akabariro batwafatiye wenda en fait hari cyo bita âge physiologique muri reproduction umuntu wese umaze kuba ubundi puberté iterwa n'igihugu ariho nk'aho turana muri Afrika bitewe n'igeno muri Afrika ni general ubundi twafata ubundi 15-14 umuntu aba ari pubere kuko hari n'abandi bagira muri 17 tuvuge abantu batatera ko bikabagira ingaruka imyaka twagendera kugira ngo wenda umuntu adateye akabaro byamugiraho ingaruka en fait déjà uko ari âge physiologique dufate mu buryo bwa maternité kuko ngiye muri yandebye hari ikiganiro mperutse gukurikirana naragikurikiranye kandi ndakireba cyane bagaragaza ko abantu b'abagabo igitsina gabo ku myaka 25 kumanuka bakishakisha sinzi nimba bavuga mu buzima baba bakirangiza segonderi bamwe barangiza university bamwe bagitangira kubona akazi bamwe bagitangira kubona amafaranga mu bihe bya mbere nta n'imishinga ikomeye bari bwagire ibyo kubaka izo bitatangira kubareba cyane byo kuzana abagore cyangwa urubyaro mbese batatangira kubireba bamwe n'umuryango ukibafasha kandi nabo bakibiwabo ku myaka 25 kumanuka abo rero numva babaye batanatera akabaro ntacyo byabatwara batari mu mabanga y'urugo so ubwo turi mu kijyanye no kuvuga ati se imyaka mu gihe mfite imyaka 30-40 nkaba ndakora igikorwa cyo n'ibyantera prostate kuko tuzi ko abagabo benshi ariko mu myaka 30 buryaho mbona mu gihe ufite imyaka 30 uramutse uzi imyaka 30 y'ubukure utaragira icyo gikorwa umubiri ushobora kunanirwa urumva ziriya stoke zishobora kuba nyinshi ziriya stoke y'amasoro imwe ikaba yagenda ivamo bagiteri so abarabizi ko uko ibintu komeza ubirunda ahantu hamwe ibigomba gusohoka no bihakure ibihatinda bishobora gushanguka cyangwa bikabyara bagiteri ariko abantu muri munsi guhera ku myaka 25 kumanuka nabahumuriza mbese kujya kuri 29 ndumva abantu bose bakira afite stress ariko burya imyaka 30 iyo wize kare uba ufite akazi ubu watagiye kwibana n'ahantu warabanye n'umugore kenshi warajya nk'ubutumwa bw'akazi cyangwa ahandi hantu icyo gihe bitewe n'ubuzima burimo kwemerera kuba wagira access ku mafaranga n'imisemburo uzagira gute izakora neza kuko umaze kwiyubaka kandi n'uko biyida n'imisemburo kuri isi wumva ukeneye umugore muri sakorwa n'amasomo cyane kuri isi wumva umeze neza ni nako wanakiroteraho sindumva twabihuza muri ubwo buryo kuko iyo uri muri stress n'ibice by'umubiri bikora nabi twihuse gatoya hari ibindi tutavuzeho nashaka ko tubivugaho gato abantu barwaye diabete abantu barwaye HIV abantu bafite ibibazo by'impyiko abantu mukunda kurwara infection cyane muzikire abantu mukunda guhura n'abagore cyane banyuranye muri risk yo kurwara prostate aho hantu ntabwo twavuzeho cyane abo ni abantu bari mu kaga under risk abantu mutabana n'abagore mukunda kujya mu butumwa bw'akazi mukaba mwagira igihe kirekire mudahura n'abagore muri under risk yo kurwara prostate abantu mugira ikibazo cyo kunywa inzoga cyane kunywa itabi abantu bikinishije abo bantu kenshi baba bari bafite ibyago byo kurwara iki prostate none tugakangura abantu tubagira inama nyabone mujye mugerageza munywa amazi murya imbuto mwirinde umubyibuho ukabije siko bimeze gukoresha isuzumwa hakiri kare iki kandi nuramukumenye na Chinese medicine by'umwihariko Prime Health Infinity uhita umenya Soparameto umenye iyo bita Sonori Penzi irakomeye cyane ku bantu bazi prostate n'igihe muri gukanira ngo Soparameto direct tubona ko ari prostate yise ni yabirwanya cancer izizamaka na tonkati prostate health zinc garlic ginseng ibi byose na alfalfa ni ibintu byagenewe gufasha prostate ibi rero birabafasha mukagira ubuzima bwiza mugatandukana kubiri na prostate akaba n'izindi regime zimbitse hari regime dufite igizwe n'ibimera 10 ariko ntabwo wayibwira umurwayi gutya uko urumva dufite abarwayi bafite issues zinyuranye hari abarwayi bagenewe kujya kubagwa bageze igihe cyo kugira gute cyo kubagwa hari abagomba kugenda batwatuye bakadukuramo hari abo prostate yabyimbiye cyane agomba kugira gute kwigabanya so niyo mpamvu tubakonseya kenshi ko mubaza mugaca no kwa muganga ibi natwe turabona bikabagira umumaro bitewe n'uko twagiye duhuza n'ubundi buvuzi kuko ushobora kuguha ubuvuzi ariko wakagombye kubanza kubagwa cyangwa ariko wemerewe ugakira neza
sinzi niba abantu bahomba hari umuntu ugomba kuvurwa ari uko abazwe kugira akire utwo tubuye tugomba kuvamo ariko nimba iri kubyimba ibi bizayibyimbura niba ari ikibazo cy'amabagiteri ugahita ukoresha izi product tuvuze hano hakiri kare uzakira nimba ari bwunganizi bwabuze mbese ibi bizayivura ariko dukeneye neza ko wakoresheje ibindi bizamini tumenye rekomandasiyo kwa muganga baguhaye nimba barakubwiye ko ugomba kubagwa ntibakubake ariko niba prostate yawe yoroheje nibwo iri gutangira uri kunyaruka babara ariko biracyasazwe ntabwo uragera ku gihe cy'isonde turi kugendana ibi ngibi uzazi turi kuzagera gute uzakira ariko tugomba kubanza tukamenya n'ubundi buryo kwa muganga bagize gute baguhaye mu buryo bwo kugira ngo wivuze buryo ubuvuzi burunganirana muzi no kubyumva ni ngo tuzavura abantu ariko tugomba no kuganira no kwa muganga ntabwo umurwayi wakizwe kuri gahunda arwaye kanseri ntabwo tuvuga ngo tugiye guhita tumuvura kanseri so nizere ko bahumvise ahubwo ndagira abantu inama muze hakiri kare tubavure mutararemba byateye abantu nizere nimba sinzi bahumvise nibyo rwose kwisuzumisha kare ukamenya uko uhagaze biguhesha kwivuza neza no kwirinda ingaruka nyinshi zikomeye zayo ahangaha deja nkanga muri no faze ni ukurinda kugira ngo utaja muri faze ya kanserizasiyo cyangwa dukumire kanseri hakiri kare ndetse no kwitajya no kugira izo zose calcification iyo ufashe meziri geno dietetique imirire myiza inyunganiramubiri myiza ugahabwa inama nziza ugira ubuzima bwiza bwa prostate si ngombwa no kuza gusa ngo ufite ibimenyetso unaje kubera ko abagabo iyo barengeje imyaka 40 deja baba ari kandida mu kurwara prostate iyo uje kare rero bigufasha kuguha inama zigufasha kwirinda kugira muri izo faze zose za prostate abantu bavuze neza cyane reka dukangurira abagabo guhera ku myaka nibura 45 ngewe ku cyanya giti nabagira inama nibura rimwe mu mwaka akajyaza tukamuha nibura parameter aho ni sawa iyi ni produit naturelle y'umwimerere cyangwa se no replace akajya agafata rimwe mu mwaka aya mafaranga ntabwo ari menshi nta kindi ni amafaranga make cyane bizatuma wa mugabo we ubaho utishwe na prostate kuko mu muryango ushobora kwirimo kandi ikindi twihutira abagabo kwivuza ama infection neza noneho cyane cyane babagabo muhora n'abagore benshi banyuranye nizere ko bari kumva cyane ibi rero bizabavura prostate ariko hari urugero runaka niyo mpamvu tuvuga ngo maze umukoreshe na test zo kwa muganga sawa ubuzima bwiza bwo kwita ku myororokere y'abagabo tubuharanire kandi hari n'izindi mbuzi iyo watangiye gucika intege mu kabariro kunyara nabi nk'uko twabivuze urabona uri kumva kuri toilette ntibigenda neza bakakuramo amibi bakakuramo iki amarani mazima ibi byose ni ibimenyetso ni impuruza zo ushobora kujya kuba watangiye kugira iki prostate ni byiza no kwita ugana Prime Health Infinity ni byiza kugenda kwa muganga bakagusuzuma ni byiza kubita ku magara kandi ukamenya ko prostate ikunda gutwara ubuzima bw'abantu benshi ku isi cyane cyane rwose ntunganira ngaho kanseri yica abagabo kuri ino si ku bwinshi ni kanseri ya prostate rwose ku bagore ni kanseri y'ibere ariko ku bagore bo muri Afurika in general bicwa na kanseri y'inkondo y'umura ariko ku isi in general bicwa na kanseri y'ibere ku bagabo ni kanseri ya prostate abagore nabo turabavugaho rero tuzabavuga ntabwo twabatererana tutabivanga dore ko turi no mu kwezi kwabo nibyo murakoze rero ku bindi na adresse twabaha muzajya mugana Prime Health Infinity mukeneye kubona ya parameter senia mu maka tonkate prostate health zinc garlic alfalfa ginseng ibi byose ni amakombinezo afasha abantu kurwanya uburwayi bwa prostate abafasha kubwirinda n'ababurwaye bakaba babasha kubukira ariko hari ababakeneye nabo kubagwa nabo tubashishikariza kwita kujya kwa muganga ubwo n'ubwo ngo urwego baba bariho tukaba twabavura bagakira ariko n'urundi rwego rusaba ko bakoresha treatment yo kwa muganga n'uva nabo baza kubazirikana ngaho rero mugane USA muri Canada na Australia na USA dufite umuntu ubafasha murahamagara kuri ya nimero y'akamenyetso ko guteranya 250 782 99 turakumva abari Burayi abari muri Aziya n'ibindi bihugu bya Afurika biri kure y'u Rwanda iyo nimero izabafasha naho abari mu Rwanda ni mu mujyi wa Gisenyi mu karere ka Rubavu birumvikana abari Goma bari mbese hano hakikije u Rwanda by'umwihariko bagera Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo umanukiye hahoze gare wabita kwa Clavier bitugera ku muhanda w'amadepo rero hari etage ari
iyo urebye wenda nubwo nta ma etaje menshi ahari maremare ariko ubona ariyo ndende iriho farumasi hasi hejuru dukorera ubona icyapa cya Primary Infinity n'ibindi byapa bya massage dore ko nayo ihari naho twihuse i Kigali ni Kimironko inyuma y'isoko ni inzu ya mbere iri ku muhanda ujya 12 cyangwa ujya Kigali Parade iyo nzu uyireba rwose amabati y'ubururu urubavu rwayo rw'iburyo uhitona ibyapa bya Primary Infinity hakurya y'abana restaurant bita Vision Restaurant cyangwa Vision Restaurant nimero rero bari mu Rwanda ni 0782990576 mugire ubuzima bwiza rero nizere ko abantu bamaze kumva kwirinda ko biruta kwivuza kandi abagabo mwite ku buzima dore prostate ikunda gutwara ubuzima bw'abagabo cyane niyo bazengereje murakoze cyane Gentil ndagushimiye n'atabashimiye gando byacu nakadasanzwe yes murakoze cyane nakagaruka